buzima twese duhura n'ibibazo ariko twese siko twakira ibintu kimwe. Ku isi abarenga miliyoni 400 babana n'uburwayi bwo kwiheba, kwigunga ndetse n'agahinda gakabije ariko depression. Wakwibaza ngo depression ni iki? Ibimenyetso byayo ni ibihe? Mbese igufata gute? Mbese ni gute wahangana nayo? Kuko depression usanga hari benshi yangiza ndetse bakaba banabura ubuzima bwabo. Bana natwe usobanukirwe. Ushobora kuganiriza umuntu wamubwira ko ufite iki kibazo cya depression akumva ari ubutesi yewe akanaguseka cyane, ariko tutirengagije ko ibarurwa ryakozwe mu isi ryagaragaje ko abarenga 720,000 buri mwaka biyahura kubera iki kibazo cya depression. Tugiye kurebera hamwe haba ibitera agahinda gakabije, uko wakira agahinda gakabije yewe ndetse n'ibimenyetso by'agahinda gakabije. Agahinda gakabije ubundi gaterwa n'ibibazo bigiye bitandukanye, harimo imiterere ndetse n'imihindagurikire y'umubiri, hormone ndetse n'ubuzima bwo mu mutwe. Abandi rero bagaterwa n'akazi, kuko hari benshi batakaza akazi kubera imibereho y'ubuzima, kwiyakira bikanga kubera baba barwana n'ubuzima butandukanye, ibibazo by'isi. Kubura akazi rero bikaba ari ibikomere byiyongera mu bindi bafite, ndetse byakwikubitiraho n'ubukene, bakabona ukuntu imiryango yabo iri gustruggling, iri guhura n'ibibazo bitaboroheye, bakumva urukundo bikunze rugiye rugabanuka. Ikindi kandi gitera agahinda gakabije ni ukugira ibyago. Kubura umuntu ukunda, umuntu waguhaga agaciro, umuntu wakuberaga umukeneye, ibyo ni igikomere umuntu wese atakwirengagiza. Ndetse kugira ibyago, kubura umuntu wakundaga, biri mu bitera agahinda gakabije. Ikindi rero ni trauma cyangwa ibikomere by'ahashize. Hari abantu bagiye bahura n'ibikomere by'ahashize, harimo kubwirwa amagambo mabi ndetse no gutotezwa, aho umuntu wenda ashobora kuba yarakuzwe abwirwa ko ntacyo azageraho, ntacyo azimarira, adashobotse, mbese abwirwa amagambo mabi, kuko buriya ijambo bajya bavuga ko ari ubugi bubiri. Ushobora kuvuga ijambo wikinira ariko umuntu ubwiye bikazahindura ubuzima bwe by'iteka. Ikindi rero gitera agahinda gakabije ni ukwigereranya n'abandi. Kuva ku mubiri, imiterere, isura, yewe ndetse n'ubushobozi n'imitungo dufite, ntabwo abantu bose bafite ubushobozi bungana, yewe ndetse n'abantu bose ntabwo bateye, nta nubwo basa kimwe. Ushobora kwireba ukipfobya ndetse ukumva nta gaciro ufite, ukitesha agaciro kuko wigereranya n'aka wundi. Ibyo bikaba imbarutso yagutera agahinda gakabije nanone. Ku rundi ruhande, ikindi gitera agahinda gakabije ni ubukene. Kubura ubushobozi bwo kuba wafasha wa muntu ukunda, kuba byibuza wanabona bya bintu by'ibanze nkenerwa byo mu buzima, kuba ufite wenda nka famiye igusaba ikintu iki n'iki ngiki, ariko nta bushobozi ufite, ukumva ubwawe uri kwishinja icyaha cyo ko nyine umubayeho mu bukene, utabasha gufasha umuntu ukunda, utabasha nawe ubwawe kuba wakibonera ikintu runaka, ukumva witesheje agaciro ko ntacyo ushoboye, yewe bigatuma agahinda gakabije kakwagukamo. Ikindi rero cyagutera agahinda gakabije, twavuzemo ibikomere by'ahashize. Ibikomere by'ahashize ashobora kuba waragize ibyago, warabuze abantu ukunda, ndetse hari n'ibihe wagiye unyuramo bitari bikoroheye, bigatuma uwo wari uriwe, wa muntu wahuraga wishimye, bihinduka. Nabyo bishobora kugutera agahinda gakabije. Ibimenyetso by'agahinda gakabije twavugamo kubura ibitotsi ku bantu bamwe na bamwe, ndetse n'uko hari n'abagira agahinda gakabije ahubwo bakumva bakigumira mu buriri batasohokamo, uko agahinda gakabije kakuremamo nyine kwanga isi, kumva utasohoka ngo uhure n'abandi bantu, ukumva warazinutswe nyine ikintu cyaguhuza n'abandi bantu, ukumva wakigumira mu buriri, cyangwa wajya no kuryama ukabura ibitotsi ugashakisha kandi wumva wari unaniwe, ariko kubera ufite intekerezo nyinshi, ufite kwiheba, kwiyanga, ukumva igihe cyo kujya mu buriri ahubwo nicyo gihe ubonye cyo kwitekerezaho. Ikindi kimenyetso cy'agahinda gakabije ni ukubura ubushake bwo gukora ibyo wakundaga, ari byo hobbies. Buri muntu afite ibintu yisangamo, hari abakunda kureba imipira, hari abakunda kuboha, hari abakunda kureba filime, gusoma ibitabo ndetse n'ibindi. Iyo rero utangiye kubona bya bintu wakundaga, bya bintu wumvaga waha umwanya mu gihe cy'akaruhuko cyawe, ukumva nta bushake bwo kubikora ugifite rwose, bishobora kuba ari ikimenyetso kimwe cyakwereka ko ushobora kuba uri guterwa n'agahinda gakabije. Ikindi kandi kumva nta gaciro ufite,
ndetse yewe utanacyumva n'igisobanuro cy'ubuzima. Agahinda gakabije kakwangisha ubuzima ukumva ntukikunze, yewe n'igisobanuro cy'ubuzima ukumva utakibyumva neza, kwa kundi wajyaga mu buriri uvuga ngo singira uburote bucya ngo njye mu kazi kanjye, singira uburote bucya ngo mpure n'umuntu nkunda, singira uburote bucya ngo ngire ikintu nanjye nisangamo nkunda nkora. Mbese bya bintu byo kumva ufite amashyushyu ejo hazaza, agahinda gakabije gatuma wumva isi warayirambiwe pe. Ikindi kimenyetso ni uko hari igihe umuntu ashobora no gutekereza kwiyambura ubuzima. Iyo ugeze kuri etape yo kumva wakwiyambura ubuzima kubera agahinda gakabije, abashakashatsi bavuga ko iyo ngiyo ubundi ari etape ya nyuma, kuko bidatinze ushobora yewe gushyira umugambi wawe mu bikorwa ukaba wakwiyambura ubuzima. Ni ngombwa rero ndetse bakugira inama yo kuba wakwigira umuntu ubizobereyemo, umuntu uzobereye mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, ari umuterapist cyangwa umukansera, akaba yakuganiriza uko iyo utangiye gutekereza kwiyambura ubuzima kubera agahinda gakabije, ushobora no kuba wahasiga ubuzima. Ikindi kandi cy'ikimenyetso cyo kuba ufite agahinda gakabije ni ukumva nta kintu kikigutera ishema cyangwa kikigushishikaza. Kubura imbaraga no guhora wumva unaniwe nabyo biri mu bimenyetso byakwereka ko waba ufite agahinda gakabije. Ikindi kandi umunaniro, kubura apeti ndetse no guhora ufite ibibazo byo kwitekerezaho akanya kose ubonye, ukumva intekerezo mbi ziri kugenda zikuganza, zikwereka nyine ko udashoboye, zikwereka ibintu, iyo intekerezo ziguhoramo ari izikwereka uruhande rubi kuri wowe, ibyo udashoboye, ibyo utagezeho, ibyo utabashije kugeraho, mbese uhora wicuza ufite ibibazo byinshi. Kuko agahinda gakabije kakwambura ubushobozi bwo kuba watekereza umuti w'ibibazo ufite, ahubwo kakagutera kumva wakwicara ukabitekerezaho, ukigunga, ukumva ntacyo ushoboye, uko uba wumva bikuganje ndetse uri umunyantege nke. Uko wakira agahinda gakabije cyangwa uko warwanya agahinda gakabije nimba wumva ugafite, mu bimenyetso twavuze haruguru, abenshi mu bagiye bahura n'agahinda gakabije bavuga ko ibyabafashije icya mbere ari ugusenga. Gusenga bigufasha nyine kwitekerezaho nanone, ndetse ukumva ko atari we wakiyarira ibibazo, atari we ufite umuti w'ibibazo byose, kuko akenshi na kenshi buri muntu wese afite ibibazo bye, ikitugora ni uko tutakira ibintu kimwe. Ubwo rero gusenga ni intwaro ya mbere yagufasha guhangana ndetse no kurwanya agahinda gakabije. Icya kabiri ni ugusinzira bihagije, ugafata umwanya uhagije. Abaganga bavuga ko byaba byiza umuntu byibuze asinzira amasaha 8 kuzamura. Ikindi kandi gukora imyitozo ngororamubiri burya bigufasha gutuma wabungabunga umubiri wawe ndetse n'intekerezo zawe zikajya ku murongo, bikaba byagufasha kurwanya agahinda gakabije. Ikindi abaganga babugiramo inama ni ugukora ibintu runaka biguhugisha, ari byo abantu bakunze kwita hobbies, nyine bya bintu ukora ukumva urishimye, kuko niba ari ugusoma igitabo, niba ari ukureba filime, niba ari ukuboha, utuntu runaka ushobora gukora yewe ukumva biri gukangura ubwonko kandi wishimye. Ukirinda ibintu bituma nyine witekerezaho, ari wowe nyine wishyira kuri senta, ari wowe witekerezaho buri kanya. Ikindi kintu wakora niba depression ikuganza ni ukuganira n'umujyanama mu by'ubuzima bwo mu mutwe cyangwa muganga, ari bo abatherapist cyangwa abakansera, bakaba bakuganiriza ndetse byanarimba bakaba baguha imiti yagufasha kugira ngo urwanye iyi ndwara. Ikindi kandi cyagufasha nanone kwiganiriza byagufasha cyane kurushaho, kuko abana kenshi na kenshi tuzi mo indani impamvu y'igituma tugira agahinda gakabije, impamvu nyamukuru ituma duhora twihebye, dutekereza cyane, twumva twiyanze, ndetse ari nayo mpamvu nyine ariyo intero ya byose y'agahinda gakabije ariko depression. Rero kwiganiriza ukiremamo icyizere, ukiga kwikunda, ukibwira amagambo meza. Erega dushyize no mu gaciro, nta muntu wagukunda ngo aguhe icyubahiro akwizere mu gihe nawe ibyo bintu ubwawe utabyikorera. Nimba utabasha kwikunda, ukaba utabasha kwiha umwanya, ukaba utabasha kwigira inama cyangwa ngo wumve ko nawe ushoboye, n'abandi bantu bakurebera inyuma niko bazajya bahora bakubona. Niba wumva ntacyo ushoboye, ntacyo wageraho, niba wumva utikunze, ntabwo wabishakira mu bandi bantu mu gihe nawe ubwawe utabyikorera. Kwiganiriza nanjye ubwanjye numva ariyo ntego nyamukuru, ndetse nkumva ari nawe muti wa ngombwa kugira ngo umuntu akire agahinda gakabije. Wowe kugira ngo ukire agahinda gakabije,
bisaba gutera intambwe ya mbere wowe ubwawe ukakimenyaho, ukava muri kwa kwigunga kwawe ko kuvuga ngo nyine nibyo, kuko iyo ugumyemo kwigunga ni hahandi usanga utangiye gutekereza intekerezo mbi zo kwiyambura ubuzima. Rero byaba byiza kwiganiriza ukaba wafata umwanzuro ndetse ugashakisha ibintu byagukura mu hahise hawe, kuko agahinda gakabije gatuma uhora wizirikiye ahahise, ibitarakunze, aho wagiye ukosa, ibyanze mu buzima, ibyo udafite, ibyo ubura, mbese uhora muri kote negative, ibitarakunze mu buzima. Kandi nanone tujye twibuka ko ubuzima ntabwo buhora ari bwiza iminsi yose, si ku cyumweru. Uyu munsi uba ubabaye ariko ejo ukishima. Kandi nanone ibikomere byacu ntabwo ari byo bigena abo tuzaba turi bo mu gihe kiri imbere. Gutera intambwe ukava mu hahise hawe, ugatera intambwe ukiyemeza guhinduka umuntu mushya, nubwo bya bintu byagukomerekeje, nubwo byaguhinduye umuntu utazi guseka, ariko nanone gutera intambwe ukavuga ngo noneho ndashaka kubaho, ukareka muri kwa kwigunga kwawe, kwanga abantu, kumva nawe ubwawe utakikunze, ukiga kwiganiriza, kwikunda, gutera intambwe kugira ngo ube wanatangira kwegera n'abandi bantu, haba icyagufasha niba ari ukuganiriza muganga ukaba wabikora, kuko abaganga bafite ukuntu banabahuza ari abantu bafite ibibazo bigiye bitandukanye, ku buryo nyine iyo wumvishe ikibazo cya mugenzi wawe ushobora kuvuga ati buriya ikibazo cyanjye gishobora kuba cyarankomerekeje, ariko ngereranyije na kanaka we yahuye n'ibintu bitari bimworoheye. Kwiganiriza, gusenga ndetse no kugana abajyanama b'ubuzima mu bijyanye n'ibibazo byo mu mutwe, ubuzima bwo mu mutwe. Nitujya tuvuga ubuzima bwo mu mutwe ntimukumve ko umuntu ari umusazi cyangwa ikibazo. Ubuzima bwo mu mutwe bukubiyemo ibintu byinshi, harimo amarangamutima, ibintu bituma uhora utekereza, kandi n'intekerezo mbi buriya zangiza imibereho yacu ya buri munsi. Niyo mpamvu tugomba kugerageza gutera intambwe kugira ngo turwanye depression cyangwa agahinda gakabije. Nitwe ba mbere tugomba gutera iyo ntambwe, kuko depression yangiza ubuzima bw'umuntu, irakudindiza, ituma utikunda, yewe ntukunde n'abandi, kugira naho ubwawe utekereza kwiyambura ubuzima. Mwakoze gukurikirana Inkuru Media, mwakoze kubana natwe muri iki kiganiro. Twarebeye hamwe ukuntu umuntu yakwirinda agahinda gakabije, ibitera agahinda gakabije, ibimenyetso by'agahinda gakabije. Ushobora no kubana nako kandi utanabizi, ukagendana nyine bimwe bavuga ngo umuntu akenyereye ku nkovu. Wanabiganiriza abandi bakavuga ati ntago, ati so ako si agahinda gakabije, ni umuhangayiko, ndetse abandi bakaba bakumva ko ari umuteto, ariko agahinda gakabije ni ikibazo cyugarije isi. Ko nk'uko twabivuze tugitangira, ubushakashatsi bwagaragaje ko abarenga 720,000 biyahura kubera agahinda gakabije. Bibaza abo bantu bose biyambura ubuzima. Irinde kuba umwe muri bo rero, utere intambwe, wige kwikunda, wige kwishyira imbere, wihe icyubahiro, urukundo, kwiyitaho, ndetse uzagenda ubona impinduka mu buzima bwawe. Reka hahise hacu ntaba ariho hagena abo tuzaba turi bo mu gihe kiri imbere. Mwakoze kubana natwe. Niba ugejeje aya magingo ukidukurikiranye, ukanda subscribe. Niba wakunze ikiganiro cyacu wakilikinga, ukanagisharinga kugira ngo kigere ku bandi. Mwakoze kubana natwe. Ciao ciao.